nagiye mwiyerekwa Imana irambwira tuzambariza itorero ngo mbese ko abantu bakora ibyaha bakavuga ngo Imana ibababarire ariko hagira ubakosereza bakumva ngo Imana yamwica ngo mbese ni kuki bo bakora ibyaha bakavuga ngo Imana imbabarire nyuko mubakosheje bakumva yahanwa. Mwene data niba mwene se yagukoshereje ujye wibuka ko nawe Yesu yakubabariye kandi nawe ko wakoze byinshi cyane akakubabarira nawe wige kubabarira mu by'Imana gushaka uri shaka kubabarira. Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Iyakabumbye Etienne kandi pastori umukuru w'itorero nkore muri w'Imana muri paruwasi ya Rundoyi ni mu karere ka Rutsiro ni mu ntara y'Uburengerazuba ho mu murenge wa Ruhango. Mfite umufasha nkagira n'abana 6 kandi ndashima Imana ko ikiturindiye mu buntu bwayo. Ubwo rero hari ijambo numvise twaganiraho kugira ngo turusheho gusobanukirwa ryo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 10. Turahasoma ariko dusome no mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 15 umurongo wa 15. Abefeso igice ni cya 5 urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo wa 10 handitswe ijambo ngo mushakashake uko mwamenya ibyo mwamashima. Mariko igice cya 15 umurongo wa 15 wakatubwira ngo nuko Pilato ashatse gushimisha abantu ababohorera Baraba amaze kumukubita amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe. Ndasubiramo nuko Pilato ashatse gushimisha abantu ababohorera Baraba amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe. Imana idufashe cyane. Ndagira ngo rero intego tuganiraho turebe uburyo twarwanya ishimwe ry'abantu kuko iri jambo iratuye ngo mushakashake uko mwamenya ibyo mwamashima. Ariko Pilato we yakoze ibyo abantu bashima aho gukora ibyo Imana ishima. Nuko Pawulo yandikira Abefeso arabwira ati mushakashake uko mwamenya ibyo mwamashima. Pilato nawe ngo ashatse gushimisha abantu ababohorera Baraba kubera ko yashatse gushimisha abantu adashaka gushimisha Imana. Ababohorera Baraba ngo amaze kubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe. Ndagira ngo mbere yuko rero dukomeza no kuganira kuri aya magambo nsomye mbanze senga Imana kugira ngo bishoboke Imana izibe hafi yacu mbega itumenyeshe uko twakora kugira ngo turwanye ishimwe ry'abantu dushaka ishimwe ry'Imana. Mwa Imana yacu ndagushimye mu izina rya Yesu. Uri Imana ituzi dusobanukiwe. Iri jambo ndarisomye ariko imbaraga zo kurisobanura ziratangwa nawe. Dufashe rero cyo namwe ni data dukomeze kugendana nawe maze ku buryo abatwumva rushoho kumenya imbaraga zawe. Bana natwe kuva dutangiye kugeza dusoje tubone kujya neza kwawe. Ngushimire ibyo ukoze ngushimire n'ibindi urakora. Senze ni izina rya Yesu. Amen. Intego yacu rero iravuga ngo dushakashake ko twamenya ibishimwa n'Imana. Mbese Imana ishima iki? Kwiri jambo turisomye ngo mushakashake uko mwamenya ibishimwa n'Imana. Imana ishima iki? Iri jambo gushakashaka ni Ikinyarwanda tugomba gutekerezaho. Birumvikana habaho gushaka hakabaho no gushakashaka. Iyo ukurikiranye ijambo gushakashaka ni ugukoresha uburyo butandukanye ugira ngo urebe ko hari icyanezeza ushaka kunezeza. Ugakoresha uburyo butandukanye bw'imikorere. Mbese natanga urugero ni nk'umuntu ushobora guteka ibyo kurya by'amoko atandukanye. Wenda umugore bari ntangaho urugero ushaka kureba indyo inezeza umutware we cyangwa se umugabo we akateka ibyo kurya by'amoko atandukanye amuha ariko agerageza ngo arebe ko yabona ibyo kurya umugabo we akunda cyane. Ubwo Yesu ngo bari gushakashaka ngo arebe icyanezeza umutware we. Niko natwe ngo dusabwa gushakashaka uko twamenya ibishimwa n'Imana. Imana si ishima iki? Niki kinezeza? Ngo abe cyo mushakashake uko mwamenya umwamashima.
iryo jambo biragiswa rivuga ngo mukihakiki ni nini imupendezayo Bwana. Mbega mucake mwemeze murebe ikintu mwahamya muti cyo kinezeza Imana, icyo gishimisha Imana. Iryo jambo Bibiliya y'icyongereza ivuga ngo finding out what is acceptable to the Lord. Nuko finding out, mushakashake, mushakishe niki cyemewe n'Imana ukurikije niki cyemewe n'umwami, niki cyemerwa n'umwami ukurikije icyongereza. Nuko iri jambo rero gushakashaka ngira ngo turebe Imana ishimishwa niki. Ariko ikinyuranyo cya Pilato, dore ko Pilato we ngo aho gushaka ibishimwa n'Imana yashatse ibishimwa n'abantu. Nuko ngo Pilato we ashatse gushimisha abantu. N'uyu munsi wa none abashaka gushimisha abantu bakora ikinyuranyo cyo gushaka kw'Imana, ko birashoboka ko basambana bakeneye kunezeza abo abashaka ko basambana nabo, birashoboka ko bica bashaka kunezeza abashaka ko bica, birashoboka ko babeshyira abandi kuko arabo bashaka kunezeza bayibasabye kubera ko bashaka gushimwa n'abantu. Pilato nawe ngo ashatse gushimisha abantu atanga umwami Yesu, ashatse gushimisha abantu ngo ababohorera baraba, amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe kubera ko yashakaga ishimwe ry'abantu. Yesu yavuze ijambo rikomeye mu butumwa bwiza kwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 44, aravuga ati ese mwabasha mute kwizera kandi mumanira gushimwa n'abantu mu kimbo cyo gushaka ishimwe ry'Imana, mu kimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Mwabasha mute kwizera mumanira gushimwa n'abantu mu kimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? None se niki kinezeza Imana? Gusa nongeye mbabwiye ngo turasaba gusaba Imana imbaraga zo kugira ubutwari butandukanye n'ibyo Pilato yakoze, ko Pilato nyine yashatse gushimisha abantu, ariko twebwe turasaba gushakashaka ibyo umwami wacu ashima. Imana yabishima iki? Pilato ngo ashatse gushimisha abantu ababohorera baraba, amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe. Imana idwe kumva neza iri jambo, ko ndagira ngo ahantu mpavuge gato mbone kwinjira kucyo tuzakora Imana ikatwishimira. Ishaka kutwitwara gute rero? Ko dukora dute? Ko tugenza dute ngo Imana itwishimire? Pilato yashatse gushimisha abantu. Nuko ndagira ngo urebe nawe birashoboka ko washaka ishimwe ry'abantu bigatuma ushinja mwene si binyoma, kuko hari abo ukeneye kunezeza babigusabye. Birashoboka ko wasambana ukeneye kunezeza bifuje ko musambana, kuko burya Yosefu yashaka kunezeza nyirabuja yari gusambana nawe. Ubwo nuko Yosefu yasanze gusambana bishimwa na nyirabuja ariko bidashimwa n'Imana. Harari bataho kunezeza mabuja, nanezeza Imana yandemye, nanezeza Imana yashyizeho yatumye mvuka. Aho kunezeza mabuja nanezeza Uwiteka waremye ijuru n'isi. Nawe uyu munsi wa none urasabwa kudashaka ishimwe ry'abantu, kuko nushaka ishimwe ry'abantu ntabwo uzaba ukibaye imbata ya Kristo. Nkuko Pawulo yavuze ati yaba nyinezeza abantu simba ndi imbata ya Kristo. Niko byanditswe mu Bagalatiya igice cya mbere uhere ku murongo w'9 ndetse n'uwa 10. Ari ku murongo wa 9 niho yavuze ati mbese noneho nishimwe ry'abantu nshaka, ese nukuneza abantu nkeneye? Ati kuko iyo abanyinezeza abantu simba ndi imbata ya Kristo. Ntago waba imbata ya Kristo ushaka ishimwe ry'abantu mu kimbo yo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo. Nizere ko wanyumvise cyane. Gusa rero nkuko nkunda kubabwira, ni Imana imwe yaduhamagaye, ariko imihamagaro yacu yatandukanye. Iyo mvuga rero ubutumwa bwiza umwanya munini cyane, ntabwo ubo kuhanga abantu amaso nubwo ncishamo nkareba uko bakurikira, ariko umwanya munini cyane zo kubahanga amaso kandi suko ntareba, ahubwo ni imihamagaro itandukanye. Nje rero iyo maze kumva ijambo ry'intego, Mwuka Wera rishyize ku mutima wanjye, ndarisoma. Nyuma yo kurisoma muri njye hagasigara mu ndi murimo wo gusenga Imana, nyigisha inama, ntese Mana abantu kugira ngo barusheho kumva neza iri jambo nisobanure nte. Cyagiye ndi kugisha Uwiteka inama, nibwo ubona mbombetse amaso ni nabwo mva mvuze udusomaha ntarambuye Bibiliya. Ntibigutangaze ku Mana byose birashoboka.
gusa ni Imana yabyishakiye, nta ruhare nabigizemo. N'ubushake bw'Imana ihamagara, n'ubushake bw'Imana ihamagara, kandi kuva ari yabyishakiye icyubahiro ni icyayo. Reka rero turebe iri jambo, turwanye ishimwe ry'abantu, ahubwo dushakashake uko twamenya ibyo umwami wacu ashima. Imana ishima ko tugenza dute, ko twitwara dute, niki kinezeza Imana, mbega kikayinezeza mu buryo buruta ubundi. Gishimisha Imana cyane, icyo nshatse kuvuga, mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Amena. Iyo dukoze ibyo Imana ishaka ishima, biduhesha iki? Bituma bigenda gute? Iyo tunejeje Imana biduhesha kujya ku byasezeranijwe. Iyo dukoze ibyo Imana ishaka bituma ndetse dushobora no kugira amahoro, ariko twakoze ibyo Imana ishaka. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze ati umuntu wese umbwira ati mwami mwami suzinjira mu bwami bwo mu ijuru, ahubwo keretse uko ibyo data wo mu ijuru ashaka, keretse uko ibyo data wo mu ijuru ashima, uyu muntu agira amahirwe, niwe uzinjira mu bwami bw'ijuru. Turasenga nibyo, ariko muri gusenga dushakashake uko twamenya ibyo umwami ashima. Pilato we rero yakoze ikinyuranyo, ngo yakoze ibishimwa n'abantu, areba ati abantu bashaka ko bigenda gutya, abantu bashaka ko nica Yesu, none kugira ngo mbanezeze nuko Yesu mutanga akabanga. Birashoboka nawe abantu wenda barashaka ko kanaka arengana, nawe kugira ngo mbanezeze nuko murenganya. Abantu bashaka ko kanaka afungirwa ubusa, nawe kugira ngo mbanezeze nuko mufunga. Urareba, urabe maso, ko ninezeza abana b'abantu ugatera Imana umubabaro, bizakuzanira kaga. Shaka uko wamenya ibyo umwami ashima, abari byo ukora. Birashoboka ko wenda aho muturanye hari icyo bashaka ko wakora kandi kibi, hari abifuza ko wanywa inzoga ukaba nk'abandi bose, ariko umenye ngo nunezeza abana b'abantu uzatera Imana umubabaro. Samusoni yanejeje Delila, amena ibanga, akora icyabuzanijwe, akora icyo Imana yamubujije gukora, bimuzanira kunogorwamo amaso, bimuhesha kugubwa nabi. Nawe ngusabe ube maso, utaba mbega nka Yezebeli wavuze ati uko biri kose wanezeza umwami, nuko mugira inama y'ukuntu yakwica Naboti. Nibyo yamugira inama, niko bimeze, ariko iyo nama yamugiriye nubwo Ahabu yashyize mu bikorwa ntago byamuguye neza. Ahabu nawe byamuguye nabi, na Yezebeli nawe byamuguye nabi. Ndagira ngo Imana igufashe kunyumva neza. Urabe maso, udashaka ishimwe ry'abantu bikagutera guhemukira Imana, bikagutera gukora ibyaha, kuko ukeneye kunezeza rubanda aho kunezeza Imana. Yesu nawe ati mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushaka ishimwe ry'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu cyimbo cyo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo? Reka turebe rero ikinezeza ni igiki, Imana ishimishwa n'iki. Ndagira ngo turebe ikinezeza Imana. Dusome ijambo ry'Imana hariya mu Baroma igice cya 12 umurongo n'uwa 2. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 umurongo wa 2 haranditswe ngo kandi mwe kwishushanya n'abiki gihe. Turi gushakashaka ibishimwa n'Imana, kandi mwe kwishushanya n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye ibyo Imana ishaka. Arakomeza ati nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose, nibyo byiza bishimwa. Intego ni ugushakashaka uko twamenye ibishimwa. Nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera, bisobanuye nawe idini yari ayirimo, icyo yarabuze ni uguhinduka. Yari yaragiye mu idini nibyo, ariko ntiyari yarahindutse. Ati mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera. Yesu nadufashe cyane. Ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura. Ni nkaho yavuze atabirata amadini, nanjye nabanje gukora ibi bizira ndi mu idini. Ariko wasoma umurongo wa 15 akavuga ati ariko Imana yantoranije nkiri mu nda ya mama, impamagara kubw'ubuntu bwayo. Haleluya. Ariko Imana yantoranije nkiri mu nda ya mama, impamagara kubw'ubuntu bwayo. Bigaragara ngo Imana iduhamagaye
turayihindukira nyuma tugahinduka, ikaduhindura bashya, ingeso twari dusanganywe ikazidukiza, bityo tukabasha kwera imbuto zikwiriye abihanye. Nuko Pawulo amaze guhamagarwa n'Imana nkuko tubisoma aho mu Bagalati igice cya mbere umurongo wa 22 kugeza 24, aravuga ati amatorero y'Iyudaya yo muri Kristo ntibari bazi konsa. 23 ngo keretse kumva gusa abamvugaga bati uwaturenganyaga kera, ubwo ndi ku ijambo guhinduka, uwaturenganyaga kera none harigisha iby'idini yarimburaga kera. Iyo twahindutse ibyo twitaga bibi biba byiza, ibyo twitaga byiza bikaba bibi. Imana idufashe cyane. Iyo twahindutse abakundaga inzoga zirabanukira, abakundaga ubusambanyi bakabwanga urunuka. Iyo habaye guhinduka abarabicanyi baba bagwa neza. Iyo habaye guhinduka abarabajura bahinduka ara Kristo bazima, batarariki iby'abandi bakanyurwa n'ibyo bafite, kuko bahindutse wa mutima wabateraga kwiba wabakuwemo, bagize umutima mushya. N'iki Imana ishaka rero nuko Pawulo ati amatorero y'Iyudaya yo muri Kristo ntibari bazi konsa, keretse kumva gusa abamvugaga bati uwaturenganyaga kera noneho arigisha iby'idini yarimburaga kera. Nuko umurongo wa 24 nyine ninkomeje wa 24 ngo keretse kumva gusa abamvugaga bati uwaturenganyaga kera noneho arigisha iby'idini yarimburaga kera. Nuko ibyo bigatuma abantu bahimbaza Imana ku bwanjye. Bakundwa bene data, iyo twahindutse nta utegwa ibibazo natwe, nta utegwa ibibazo n'ibyo dukora, ahubwo abantu bahimbaza Imana kubw'ibyo dukora. Nizere ko mwanyumvise neza. Ubwo rero mu by'Imana ishaka guhinduka, ntabwo ishaka guhindukira gusa, ishaka guhinduka. Imikorere ya kera ikibagirana, nuko tukaba ibyarimwe bishya. Ikindi kintu kinezeza Imana rero ngiye kuvuga, kuko nugushakashaka uko twamenya ibishimwa n'Imana, uko twamenya ibishimwa n'Imana. Mika igice cya 6 umurongo wa 8. N'iki kinezeza Imana kindi? Ubutumwa bwiza hari mu gitabo cya Mika, umuhanuzi Mika igice cya 6 umurongo wa 8 hakatubwira ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse ikizi cyari cyo, icyo Uwiteka gushakaho niki? Nugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Byumvikana ngo mu byiza bishimisha Imana ishaka ko dukora ibyo gukiranuka, ishaka kandi ko dukunda kubabarira, ishaka kandi ko tugendana nayo twicisha bugufi. Iryo jambo raryumvise neza ngo yewe mwana w'umuntu we. Haleluya. Yewe mwana w'umuntu we, ndi umwana w'umuntu nawe uri umwana w'umuntu. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyari cyo. Niba wari utarakamenya ibinezeza Imana, yakweretse icyiza icyari cyo. Ngo icyo Uwiteka gushakaho niki? Nugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Biblia y'Igiswahili kavuga ngo mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mwene ndugu yangu, Mungu anahitaji usiwe mtu wa dhehebu tu, anahitaji utende yaliyo haki, anahitaji utende yaliyo haki na upende rehema, na ukisha kupenda rehema utakwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Ukifanya hivyo Bwana atapendezwa nawe. Nuko twumvise ko ari ugushakashaka ibishimwa n'Imana, ntabwo ari idini. Nugushaka ibishimwa n'Imana, so gushakashaka ibishimwa n'idini yacu, so gushaka ibishimwa n'ababyeyi bacu. Nugushakashaka ibishimwa n'Imana. Nuko rero mu gihe umwana w'umuntu yibazaga ati niki nakora kikanezeza Imana, ndetse yusomye ku murongo wa 6 usanga yarabanje kweteza Imana, ndayitwaraho nyituye iki? Ati ndatanga umwana wanjye w'imfura. Imana imumuha igisubizo mu ijambo ryawe dusomye ngo yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyari cyo. Ati icyo Uwiteka gushakaho niki? Nugukora ibyo gukiranuka. Imana idufashe cyane. Yakweretse icyiza. Biblia y'Igifaransa kavuga ngo on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce qui est retenu de toi, et ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nuko iri jambo rugasanga riravuga on t'a fait connaître aux hommes,
ngo yakumenyesheje yakumenyesheje et on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi et ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nuko ugasanga iri jambo ngo yakumenyesheje niko mu Gifaransa banditse on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi et ce que tu pratiques la justice. Nuko ushyira mu bikorwa gukiranuka, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Kandi ukagendana n'Imana yawe wicisha bugufi n'icyo Imana ishaka. Urumva ukurikije Igifaransa ngo yakumenyesheje icyiza cyari cyo mwana w'umuntu we ngo nta kindi gushakaho mu byiza Imana ishaka kunda kubabarira. Niba wakoze ibyaha nako niba mwene se yagukoreye icyaha wibuke ko nawe hari ibyo wakoze Imana ikakubabarira, nawe urasabwa kugira imbabazi. Njya nibuka mu kwezi kwa gatatu ku mwaka w'1993 nagiye mwiyerekwa Imana irambwira tuzambariza itorero ngo mbese ko abantu bakora ibyaha bakavuga ngo Imana ibababarire, ariko hagira ubakosereza bakumva ngo Imana yamwica, ngo mbese ni kuki bo bakora ibyaha bakavuga ngo Imana imbabarire, nyuko mubakosheje bakumva yahanwa. Mwene data, niba mwene se yagukoshereje ujye wibuka ko nawe Yesu yakubabariye, kandi nawe ko wakoze byinshi cyane akakubabarira, nawe wige kubabarira. Mu by'Imana gushaka uri shaka kubabarira, ikindi rashaka kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Mu byo ukora byose ujye wibuka ko uri umuntu, ko Imana iri hejuru ya byose. Niba igukoresheje hakagira abahinduka ku ijambo yagushyizemo, ujye wibuka ko atari wowe ahubwo bikozwe n'Imana. Ujye umenya uti ndi umuntu ishobora byose, nibikoze ntacyo twakwishoboza Imana itakidushoboje. Nuko mu by'Imana ishaka rero, dore ko twasoma ijambo ry'intego umushakashake, niyo mpamvu mvuze ibintu bitandukanye binezeza Imana. Mushakashake uko mwamenya ibyo mwamashima. Nuko mu by'Imana ishaka rero, hinduka ugira umutima mushya. Mu by'Imana ishaka wikwishushanya n'ab'iki gihe, wireba ngo ab'iki gihe bari gusambana, bari kwiba, bari kwica, nawe ujye kwivanga muri bo, ahubwo gerageza kumenya uwo uriwe. Nuko uvuye uti njyewe iki sinagikora kuko Imana iracyanga. Danieli yabaye i Babuloni, ntiyakora ibya Babuloni bakora kubera ko yakeneye kunezeza Imana. Yosefu nko namubabwiye yabaye mu Egiputa, basamana bakora ibyo bashaka, ariko Yosefu yibuka ko Imana yamuremye idakunda ubusambanyi, ashimisha Imana mu kintu cyo gushimisha nyirabuja. Nawe urasabwa rero gukora ibyanezeza Imana aho gukora ibishimisha abantu. Bityo rero hari indi jambo nshaka kuvuga noneho, hanyuma nibundi nkagana no ku mwanzuro. Hariya mu rwandiko rwa gatatu rwanditswe na Yohana, turi kwishakashaka ibyahesha Imana icyo cyangwa se ibyanezeza Imana. Mu rwandiko rwa gatatu rwanditswe na Yohana, igice ni icyambere, ni igice kimwe kibamo nibundi umurongo ni wa 4. Haranditse ngo nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Nta cyane muri bya bindi byose tumaze gusoma ngo byose byayinezeza nibyo, ariko nta cyayitera umunezero waruta uwo kumva ko abana bayo bagendera mu kuri. Amen. Nta cyantera umunezero, n'Uwiteka ubivuga mu ijambo rye ati nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Iryo jambo raryumva neza. Biblia Kiswahili kavuga ngo sina furaha iliyo kuu kuliko hii, kusikia ya kwamba watoto wangu wanakwenda katika kweli. Nta munezero ukomeye nagira, niko mu Kiswahili bisobanuye, waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Biblia y'Icyongereza ikavuga ngo I have no great joy than to hear that my children walk in the truth. Bisobanuye ngo nta munezero nagira ukomeye, nta munezero mfite ukomeye waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Bityo rero kugendera mu kuri binezeza Imana. Iyo tutagize ururimi rubeshya bihesha Imana icyubahiro. Iyo umuntu agendeye mu kuri, ibyo avuze akabishyira mu bikorwa, ntahiga imihigo ngo usange ntayihiguye, ntiyihana ibyanga bisubiremo. Uyu muntu ugendera mu kuri, ugendera mu kuri. Amen. Ntabwo abindyarya ngo avugane na mwene so ku rurimi muraho neza kandi mu mutima muciriye igico. Uyu muntu ugendera mu kuri, nivuga ngo ibyo avuga nibyo biba biri no mu mutima we. Mbega ukuri niko kumuranga. Uyu muntu ngo ni unezeza Imana kurutaho.
wumvise iryo jambo neza uraryumvise ngo nta cyantera umunezero waruta wo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Umwaka wa 2018 mu kwezi kwa karindwi ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi 2018 icyo gihe hari kuwa gatatu nibwo nagiye mwiyerekwa Imana irambwira ngende mbwira abakristo ngo bakomere batanyeganyega ngo ariko mbabwire ngo irashaka ukuri ko mu mutima, irashaka ukuri ko mu mutima, ngo babwire ngo bakomere batanyeganyega kandi babwire ngo irashaka ukuri ko mu mutima. Mu by'Imana ishaka irashaka ukomera utanyeganyega mu binezeza Imana, irashaka ko umutima utajarajara utihana ibyaha ngo ejo wabisubiyemo, tarika gusambana ukwezi ngo wonge wasambanye, tarika inzoga umwaka ngo wonge kuzinywa. Oya, maramaza nicyo Imana ishaka, ariko ushaka ukuri ko mu mutima. Bisobanuye ngo ibyo uvuga ujye ureba niba umutima uguhamiriza ko ibyo uvuga ari ukuri. Niba uvuze uti sinsambana, urebe icyo umutima wagushinja. Niba umutima ubiguhamiriza waba ufite ukuri ko mu mutima. Niba uvuga uti iki cyaha narakiretse, urebe niba koko umutima wawe uguhamiriza ko wakiretse. Ni iki Imana ishaka, irashaka ukuri ko mu mutima. Nubwira mwene se uti ndagukunda, nuko bigaragare kandi ko no mu mutima wawe uguhamiriza ko umukunda, kutari kuryarya. Mushakashake uko mwamenye ibyo mwamashima. Nizere ko mu nteze amatwi Yesu nadufashe cyane, maze bigeze ku itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi uwo mwaka 2018 ari kuwa gatanu, Imana irongera iransura irambwira iti bwa butumwa naguhaye ntubugire ubwiru, uzabwira abantu ngo bakomere batanyeganyega kandi bashaka ukuri ko mu mutima. Ko kandi uzababwire ngo uzashobora gukomera atanyeganyega akagira ukuri ko mu mutima, ngo najya aririmba indirimbo ya 76 mu gakiza itangira ivuga ngo yemwe mwabushyo bw'Imana mwihangane ibihe bito. Ngo najya agera ku gice cya 4 kivuga ngo nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru, kandi iyo ni inkuru nziza nta bizatugerageza. Ngo najya agera kuri icyo gice ujya ngo ibyo mvuga ni ukuri, ijuru nzaritaha. Uyu muntu ukomeye atanyeganyega akagira n'ukuri ko mu mutima. Imana itugenderere cyane. Najya mbabwire ngo dushakashake uko twamenya ibishimwa n'Imana. Ubwo rero ibishimwa n'Imana mbere na mbere turasabwa kutishushanya n'abiki gihe, turasabwa guhinduka twagira imitima mishya. Iryo jambo kutishushanya n'abiki gihe umuswahili yaravuze ngo uyishi nawo lakini usifanane nawo. Bisobanuye ngo ubane n'abariko ntuse nabo. Nuko tuzabana n'abanyabyaha ariko ntitugomba gusa n'abanyabyaha. Birumvikana tuzatura n'abicanye ko ntitugomba kuba bicanye, tuzaturana n'abakora ibizira byo bitandukanye, ariko Imana turinde kuba twakwiyandurisha ibyo abapagani bakora. Ahubwo turasabwa guhinduka tukagira imitima mishya ngo tubashe kunezeza Imana. Ikindi turasabwa rero gukora ibyo gukiranuka, turasabwa kurangwa no kubabarira, turasabwa no kugendana n'Imana yacu twicisha bugufi. Nuko cyanyuma mvuze nuko buri wese ahirimbanira kugendera mu kuri ngo abashe kunezeza Imana. Jambo ryunganira iryo nsomye cyanyuma Zaburi ya 15 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Igitabo cya Zaburi ya 15 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5, aho dusanga Dawidi yarabajije Uwiteka ati Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Iryo jambo Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe. Ubwo yabonaga abantu baba mu nzu y'Imana ejo bakaba batakirimo, abantu bagaragara ko bakijijwe mu minsi mike ngo baguye, arabaza ati none ubwo bimeze gutya Uwiteka, ninde uzaguma mu ihema ryawe, ninde uzatura ku musozi wawe wera. Abajije atyo rero umurongo wa 2 igisubizo aragihabwa ngo nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nkuko biri mu mutima we. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 3 ngo utabeshyeresha abandi ururimi rwe, ntagire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Umurongo wa 4 ngo mu maso ye umunyagisuzugura arahinyurwa, ariko abatinya Uwiteka arabubaha. Icyo arahiriye naho cyamugirira nabi ntiyivuguruza. Umurongo wa 5 ntaguriza ifeza kubona indamu zirenze urugero, cyangwa ntiyemera ibiguzi kutariho urubanza. Ugenza atyo ntazanyeganyezwa. Nuko ngibyo bishimwa n'Imana. Ndabivuze igisigaye nuko buri wese yishyira ku munzani atesa hari ibiko mbyumvise ndabikora, cyangwa niringiraga idini gusa meze nka wa wundi wahindukiye ntiyahinduka
akishuka ngo yarahindutse kubera guhindukira ye. Nuko Imana idufashe twese buri wese ahirimbanire gushyira mu bikorwa bitubwiwe kugira ngo abashe kunezeza Imana. Imana itugire neza mu izina rya Yesu, amen. Murakoze pastor. Unyemerere reka nanjye nivuge, ntabwo natangiye nivuze kuko narindi kuri kamera, ariko kandi ngushima ijambo ry'Imana ryiza utugejejeho, ariko ritumye hari ibibazo bimwe nibaza, nifuza ko watwemerera kuduha bumwe mu busobanuro bwabyo. Uyu munsi iyo turebye imibereho y'abantu yarahindutse rwose, kandi Bibiliya tubona ko yanditswe kera, hari ibintu bitariho uyu munsi. Iyo turebye abantu tubana nabo umunsi ku wundi, tugenda turubona barushaho kuba ababi, ndetse ni bimwe Yohana yanditse mu byahishura avuga ngo wera we nagumye yere ariko uwandi uraguma atyo. Noneho hari igihe simbizi, hari igihe ndeba nkabara ahubwo uwera arimo arabireka, uba mubi bakarushaho kuba mubi. Ni iki kintu uyu munsi nk'itorero dushobora gukora kugira ngo uwera akomeze yere, kuko abandura bo barakomeza kwandura? Icyo bikora bo barandura bashyizeho umwete, mararezo barimo baranduza ahubwo naberaga. Turaza gukora iki? Uko biri kose urebye mu butumwa natanze harimo igisubizo cy'icyo kibazo mutanze. Twasomye ijambo ry'intego ngo mushakashake uko mwamenya ibyo mwamashima. Nyuma rero tubona ko burya Pilato icyatumye abambisha Yesu suko yemeraga ko Yesu hari icyaha yakoze, ahubwo nuko yashatse ishimwe ry'abantu. Iyo atarishaka rero ntiyari kumutanga. Bigaragara ngo nubu abantu benshi cyane bava mu byizego kubo gushaka ishimwe ry'abantu, ariko nibaramuka bashatse ishimwe ry'Imana itari ry'abantu, byanze bikunze bazakomerera mu byo kwizera, ntago bazajarajara. Ikibazo ni ugushaka ishimwe ry'abantu, nkuko Yesu yabivuze ati mwabasha mute kwizera kandi mumaranira gushimwa n'abantu mu kimwe yo gushaka ishimwe riva ku Mana ubwayo. Numva rero icyatuma abantu bahagara kigabo ari uko bareka gushaka ishimwe ry'abantu bagashaka ishimwe ry'Imana ubwayo. Ibyo bitumye nibaza ku ndirimbo korari yanyu, muririmba korari Witsemba, unabereye umuyobozi mu by'indirimbo. Ahari ntekereza ko yaba ari nayo wakoze iriya ndirimbo ivuga ngo ntawe ukeza abami babiri. Cyane ni njyewe. Iriya ndirimbo wayihimbye ishatse kuvuga iki? Iriya ndirimbo nyine nayihimbye nshaka ko abakristo bahama hamwe ntibavangavange, kubera ko natekereje ku ijambo dusoma mu gitabo cya mbere cy'abami igice cya 18 umurongo wa 21. Hatubwira ngo Eliya yegera abantu arababwira ati muzageza aho guhera mu ngabangabo, niba muzi yuko Iteka ari we Mana nabo ari mukurikira, kandi niwe muzi ko ari Bahari abari mukurikira. Byumvikana ngo twe kuvangavanga ngo dukorere Imana dukorere na Satani. Aho no hatumye mpimbira ndirimbo ko nta ukeza abami babiri. Nta ukeza abami babiri, iryo ni ijambo ry'Imana. Noneho ibyo biraza kutuma nibaza, none se ni gute umukristo akwiriye kubaho yitandukanyije burundu? Kuko nkuko bivuga hari abakristo benshi bari kwemera gutanga Yesu kugira ngo abambwe ariko banezeza abantu, nyamara iyo urebye banabyungukiramo. Iryo shimwe ry'abantu barabibona kandi bakariryoherwa rwose. Kuko ndaguha urugero, uyu munsi dufite abantu bahoze ari ababwiriza butumwa bwiza hirya no hino mu misozi bagenda bavuga Yesu, ariko uyu munsi kuko abantu bababaye, abantu bafite intimba ku mutima, abantu barashavuye, ibibazo by'isi birushaho kuba byinshi, kugeza ubwo abantu aho kugira ngo babwire Yesu waruhura abantu, bababwira amagambo y'amareshya mu rugendo, niko navuga hari. Ugahita ubona ko niba inje ukambwira amagambo yo kumpumuriza, mwene data komera humura, abanzi bawe Imana raje batimbagure, ibintu byinshi ntaho ukoze ku cyaha ndi gukora kugira ngo mbeho byampemuke ndamuke, biratuma nabo bantu bakundwa. Ese koko niba dukorera Imana ntiduhembe kandi dufite uburyo nyine twakorera abantu akaduhemba, turaza kwifata gute? Uko biri kose rero uravuze uti abantu bashaka ishimwe ry'abantu cyane ukabona kandi bararibonye. Ariko rero mwene data
hari icyo tugomba kumenya. Mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 28 na 29 Uwiteka aravuga ati niko kuvuga nti ubwo n'ubwoko butari mu bwenge na buke butabasha kwigira inama, ubwo n'ubwoko butabasha kwigira inama butarimo n'ubwenge na buke, ati kuko iyo babanyabwenge bamenyere bakwitaye ku iherezo ryabo. Byumvikana ngo birashobora ko uyu munsi wa none iryo shimwe ry'abantu habibona ariko iherezo rikaba ribi, kuko burya iyo Yuda aza kumenya ko nagambanira Yesu arimanika ku giti, ntabwo yari kwemera ko bamushukisha ari amafaranga, sibyo? Ahubwo ni ukuvuga ngo yibwiraga ko nyuma yo kubona ayo mafaranga ibyo bice by'ifeza 30 yumva ko araza kugubwa neza. Sikomeze? Yego. Imbiri asaba ko Yesu anagenda agura misambo kandi bibanza muri iki gihugu biragoye. Birumvikana. Ishimwe ry'abantu ryararibonye. Yararibonye ariko ntabwo iherezo ryabaye ryiza. Yego. Sibyo? Byashobora ko uyu muntu nawe yabona ishimwe ry'abantu ariko iherezo rikaba ribi. Ibi bintu mu by'ukuri n'iki kintu umuntu ashobora gukora. Pastor, uri umwe mu bantu barambye muri uyu murimo w'ivugabutumwa kandi batagajutse. Iyo umuntu akora wenda urabona isi sigaye tubwira gukora ku makontra, kavuga ati wowe tuguhaye kontra y'igero runaka n'ibirangi ibyo uzabonanyije gukora uzahita uhembwa birangire. N'abakora ukwezi nuko babayeho. Ni nayo mpamvu abantu benshi basigaye bashidurwa no kuza mu murimo w'Imana, kuko bavuga ngo tugiye gukorera Imana ubwizaduhemba. Ntibatekereze kubemba byo mu ijuru, kandi mbona ari by'Imana yitayeho cyane. Ariko uyu munsi hari abantu bazatwereka ko nta mpamvu yo gukora Imana ngo ukene, kuko Imana idakennye, ahubwo gukena n'ubushake bwawe nuko utazi gukama izuragiye. Kugira ngo rero nzabone ishimwe muri ba bantu, kuko ntabwo bishoboka ko inka wayikama utayinejeje yagutera imigeri. Kandi hari nyiri inka arakubwiye ngo wewe ziragira ntabwo yiza kuvuga ngo zikame. Ariko kandi nturi buziragira utazikama, kuko nawe ubona zifite amata nubwo batagutumye amata, bagutumye kuziragira gusa. Kugira ngo rero ziguha amata nuko uzinezeza. Ari nacyo kiri gutuma baba bakozi b'Imana, reka mvuge abafite inshingano zo kuyobora no kubwiriza abandi, bakora ibishoboka byose kugira ngo nyine izi nka, akamvuge gutyo, izi nka zishime ngo bazikuremo umukamo. Biragoye muri kino gihe kubona umukristo wakoze icyaha kandi afite amafaranga mu itorero wahanwa, ariko iyo ari gafifi nta kintu afite kumuhana bitabyoroha. Ibyo rero biraza gutuma na wa mukristo wari ufite kubaha Imana. Nzi abakristo benshi baririmba babizi ukuntu, ariko babayeho no muri buzima bw'ibyaha. Akavuga ati ariko Imana niyo yambwiye ko izangirira neza, kandi koko ukabona agiriwe neza. Uko kugirirwa neza n'Imana ni iki mu by'ukuri? Gusa icyo tugomba kumenya mu by'ukuri intego ndimo y'ijambo twasomye, mushakashake ko mwamenya ibyo mwamashima, sibyo? Ibyo mwamashima muri Mika hatubwiye ngo yewe mwana w'umuntu we yakweretse ikizi cyari cyo. Ngo ni ibintu bitatu. Ngo icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana wicisha bugufi. Burya rero gufata neza abo uyoboye si ukubashimisha ubashimisha mu byaha, ahubwo ni ukugira nibura imbabazi, ni ukubabwira ubutumwa uboroheye, utabakwabagura, utabatuka, ahubwo ukibuka ko tuko biri kose nubwo bakosheje gutya, ariko Imana ni nyambabazi. None ukabereka rero icyaha, ukabereka ko nibihana baranababarirwa, sibyo? Ariko nsubiye inyuma habanza ngo ni ugukora ibyo gukiranuka. Iri jambo gukora ibyo gukiranuka uramutse uyishyize mu bikorwa, numva ngo byaguhesha n'icyo kurya utagiye gukora, utagiye gushaka ishimwe y'abantu. Kubera iki rero? Umuhanuzi Yesaya igice cya 60 umurongo wa 17 yaravuze ngo, Yesaya igice cya 60 umurongo wa 17 bati mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu, no mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza, mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa, no mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Amahoro niyo azagutwarira, kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Gukiranuka, urabyumva neza? Ntabwo tubwiye ngo uzajya kubeshya abantu kugira ngo nukubaho.
ahubwo gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Ijambo gukoresha ikoro ni ikinyarwanda birumvikana kizimije, ariko gukoresha ikoro ni ugusoresha. Nicyo bishatse kuvuga mu kindi kinyarwanda. Gukiranuka kuzajya gutuma abantu bakuzanira imisoro. Yego, nicyo bishatse kuvuga. Ntabwo bivuze ngo uzajya kubeshya abantu ngo kugira ngo ubone ukubaho. Oya, gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urumva? Ntabwo uzajya kubeshya abantu, wenda tuvuge niba ufite impano y'Umwuka Wera ujye guhanura ngo uravuze ngo mpibe, ahubwo wowe icyo usabwa ni ugukiranuka. Gukiranuka byeze ngo Imana ituma abantu bati Imana nantumye pasiteri. Hari umupasiteri hari i Kigali yarambabaje, ariko ntabwo namuvuga, ariko nyine namucishijemo ijisho, nakubwo n'akarongo nagaciyemo. Baratekinitse umukristo ahantu ngo Imana yaravuye ngo nabahe miliyoni 10, kandi koko amafaranga arayafite, kandi ni umupasiteri ukomeye, ngo ni Imana ibabwiye ngo bamubwire nabahe miliyoni 10 kubw'izina ry'Imana. Ugahita wibaza ese ubwo nuko gukiranuka kumukoreshereje ikoro? Ahubwo ibyo ni ururimi rubeshya, kuko biranditswe mu gitabo cy'imigani igice cya 21 umurongo wa 6 ngo ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya buyoboka nk'umwuka, ngo ababushaka babishakiye urupfu. Ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya buyoboka nk'umwuka, ababushaka babishakiye urupfu. Icyo dusabwa ni ugukiranuka, bisobanuye gukora ibyo Imana dushakaho, hanyuma no kuba gukiranuka ngo akaba ariko gutukoreshereza ikoro. Noneho uko gukiranuka bigatuma Imana igukoresha igasura runaka, uriya mukozi wanjye ariko ari yimusuye si wowe, so urajya kubeshya ngo iravuze. Oya, Yesu uko biri, wowe icyo usabwa ni ugukiranuka, gukora ibyo Imana igushakaho. Nta garanti ibaho, sinzi imbuzi ikinyarwanda nakoresha, ivuga ko Imana yakubwiye ko rwose wowe byararangiye, yakwandikiye ubugingo, yarabusinye, ibindi bintu byose uzakorera muri uyu murimo nta kintu bizahindura ku mugambi w'Imana, no kuba yaragambire ko izakugirira neza nushaka ukomeza ukore ibyaha. Ibyo nta kuri kurimo, ibyo ntago nabiha agaciro, kubera ko kuko ariga mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 22 umurongo wa 29 Yesu yaravuze ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe. Ikitonderwa, Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 38, Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 38 haranditswe ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma umutima wanjye ntuzamwishimira. Ntago bivuze ngo nasubira inyuma kubera ko yakiranukaga ngo nzamunezere kada, ahubwo biri tubwira ngo umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibizira, ngo mu byo yakiranutse byose nta na kimwe kizibukwa. None se ubwo umuntu abayeho ko rutwaha dukeya muri uyu murimo, urabona hari ukuntu Imana ikubwira uti we nkorera se guti, fata urugero ikakubwira uti we pasiteri yakabumbye, ngiye kuguha umurimo, ikintu ugiye kunkora hariya ugiye gufasha abakene ubazamure, unababwiriza ubutumwa bwiza. Urumva ko bazamura ni ukubazamura mu mikoro, uzajya ubona finansoma, ushaka guhagarara wenda umushinga runaka, Imana ikaguha umushinga runaka ugutera inkunga, ariko ukajya wandikira umukene ko wamuhaye miliyoni, icyo ukora ukamuha 200,000 ko wamuhaye n'ubundi, ubwo nabwo Imana izaguhana ko ya800 wayabyese cyane, itaguhana se. Icyo ni kimwe mugomba kumenya. Buriya rero tumaze kubwirwa ngo ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya, kandi aho harimo igisobanuro rwose. Ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya buyoka nk'umwuka, ababushaka babishakiye urupfu. Tumva ngo ubutunzi urabubona, ariko bumere nk'umwuka, kwa kundi umuntu apfundiye inkono, umwuka ugahita uzamuka ugahita ushira. Icyitonderwa mwene data, uranyumva? Buriya hari ijambo muvuze mutese, nta kuntu umuntu yavuga ati rwose Imana nakora ibyo nagira nte nzajya mu ijuru nubwo nagira nte. Reka ibyo ntago wabyubakaho. Yobu yavuze ngo iki rero, uranyumva? Yobu yaravuze mu gitabo cya Yobu igice cya 31 umurongo wa 5, ndakeka ko neje iryo jambo narivuzeho. Aravuga ati umurongo wa 5 kugeza kwa 12,
ati niba naragendeye mu binyoma ubwo ni bwa butunzi bushakishwa urimi rubeshya siko biri niba naragendeye mu binyoma ikirenge cyanjye kikihutira kuriganya ijambo kuriganya ubundi ni ukuvuga ngo ushobora guha umuntu inoti ya 2 mwanyumva wenda akaba atakurikiranye neza mukanya akakubaza ati hajya ko ntarebye wari umpaye yangahe wenda uri kugura ikintu cy'ibihumbi 3 siko biri none kandi muhaye inoti ya 2 yewe ati ngo ya 5 ubwo urangarurira urumva icyo kintu icyo bita kuriganya ubwo nawe rero niba atarebye kuko yari afite inoti za 5 nyinshi harakugarurira rero nyine 2 ubwo urabyumva neza ntumva ko mwivyo 3 kuko urumva wamuhaye inoti ya 2 kandi icyo waguze ni icya 3 ntumva none turangarurira iyo umuhiya 5 ari kugarura 2 nibyo ariko none umuhaye inoti ya 2 ugomba no kumwongera ikindi gihumbi kwa 3 bivuze ngo rawo mw'ibihumbi 5 yego soko se rawo mw'ibyo 3 kubera ko cya kintu urakijyanye cya kintu cya 3 urakijyanye ubwo mw'ibyo 3 yego niko biri ni umw'ibyo 3 ubwo rero icyo gihe rero urariganyije iyo bati niba naragendeye mu binyoma ikirenge cyanjye kikubitira kuriganya ati henga mpimigwe ku minzani reshya iminzani reshya bisobanuye reka nihidacurwa kibera itabogama iminzani reshya yego kugira ngo Imana imenye gutungana kwanjye nibwo yavuze ati niba intambwe zanjye zateshutse inzira ndetse umutima wanjye ukabizwa n'iby'amaso yanjye areba ati ninenge ikaba yarometse ku biganza byanjye ati ndakabiba hasarura undi ndakabiba hasarura undi bisobanurwa ashobora gukora imirimo igahemberwa abandi sibyo ntabwo yavango yarakoze reka yakoze ibyo ubwo buriganya ngo ashobora kubibaha agasarura abandi ageze havuga ati n'umutima yarashutswe n'umugore ati nkubikira ku muryango w'umuturanyi wanjye ati yewe ati umugore wanjye aragasera undi kandi ashakwe n'abandi ariko umurongo wa 12 ati kuko icyo cyaba ari ikibi gikabije ati umurongo wa 11 nako ati kuko icyo cyaba ari ikibi gikabije ati n'ukuri ni ikizira cyo guhanwa n'abacamanza ku wa 12 ati ko cyamera nk'umuriro ukongora cyamera nk'umuriro ukongora ati ndetse cyarandura ibyo nungutse byose cyarandura ibyo nungutse byose ndiwumva ko iyo mirimo mibi yatuma n'ibyo yari yarakoze byose bihinduka zero cyo ni ijambo ry'Imana noneho rero pastor turaza gukora iki uyu munsi nk'abakristo by'umwihariko bakiri bato tubona ko ari twe torero ry'ejo hazaza iyo turebye ku bantu babayeho mu buzima nk'ubwo uri kuvuga nukuri abenshi bashaje bakennye mu bigaragarira amaso kuko uyu munsi umuntu araba pasteri araba umuhanuzi araba umuvugabutumwa umwaka umwe imyaka 2 aba ari umusirimu wubatse amazi afatika utakigera n'amaguru ngo nta mpamvu kugera n'amaguru ngo Imana yamusezeranyije kuko Imana y'uyu munsi simbize reka mvuge gutyo Imana y'uyu munsi amasezerano itanga narangirira mu isi gusa sinzi iyo Mana ubwoko bwayo yego ariko ubuhanuzi bwinshi abantu batunga bumva Imana ivuga ni ibintu byose bigarukira hano mu isi bikanantera impungenge kuko mbona itandukanye niyo muri Bibiliya kuko yakundaga kubwira abantu ko bakwiye kuvana amaso yabo mu isi niko umwanditsi w'Abaheburayo 11 yavuze abakera babonaga iby'isi bakavuga ngo nabashyitsi nabimukira bakavuga ngo twebwe iwacu ni mu ijuru kumva abantu bose uyu munsi Imana iri kubwira ikavuga ngo iwanyu ni mu isi ni naho nyine ngiye kuguhera ibintu sometimes uzumva nabana kuvuga ngo Imana yaguha umugore mwiza yaguhembye neza ko kuri umukozi w'Imana ntabwo yari kugusondeka ibihembo by'Imana byose ko bikurangirira mu isi niyo nyisho dufite nibo bapasteri bari kutuyobora uyu munsi nibo bavuga tumwe kutubwiriza uyu munsi bakanatwereka ko mwebwe bakoze mu gihe cyanyu wenda amahirwe we wambaye agakositimu dufite abapasteri bo mu gihe cyanyu uyu munsi bashaje nta kositimu bagira turaza kubigenza gute twebwe uko biri kose ntacyo tugomba kumenya muri imwe yararimbye wa 361 mu gushimisha agera ku gice cya 3 aravuga ati naho naba mu bukene Yesu ni umuhagije naho naba mu bukene Yesu ni umuhagije ati naho napfusha ibyo nkunda arampaza wenyine aravuga ati naho imirima yarumba singira icyo nsoroma naho napfusha amatungo arampaza wenyine bityo rero burya twagomba kumenya ko iby'isi uyu munsi niyo wagubwa neza ejo bizahita kiriho bizashira
ikintu kitazashira rero n'ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu rwo twagombye guhirimbanira gushaka aho gushaka ibizashira, hanyuma iby'imibereho Imana ikabimenya. Navuze gukiranuka ko gushobora kudukoreshereza ikoro. Hari icyo ngira ngo mvugeho kuri iryo jambo gukiranuka. Umwana aramutse akoze iby'umubyeyi washaka, umubyeyi akamubwira ati kora gutya, akabikora, nicyo bita gukiranuka. Akamubuza ati ibintu ukabikora ntabikore. Ntabwo umubyeyi yabibwa ko umwana akeneye kurya, nta ndwe yabibwa ko akeneye kwambara. Muranyumva? Kandi umwana atabwiye umwana we ngo mana ko nta mama ko nta mambo cyangwa papa ko nshonje rekada. Ahubwo umwana yakoze ibyo ababyeyi bamutegetse. Ababyeyi nabo bamenya ko inshingano yabo ari ukumugaburira, ari ukumwambika, sibyo? Na niko ni Imana. Turamutse twakoze ibyo gukiranuka, ibyo dushaka tukabikora, ntago yabibwa ko dukeneye kurya, ntiyabibwa ko dukeneye kwambara, gusa yadubidukwiriye. Muranyumva? Nico numva navuga. Ikindi ni uyu muntu ushobora kubona wenda inkunga yo gufasha abantu, sibyo? Hanyuma none niba yahawe 100 ngo wenda abihe imfubyi, akaba yakwandika ko akaba yavuga ati nabahaye 100 kandi yabahaye 20 yabiriye, sibyo? Akandika ko yabahaye 100. Icyo kintu rero ni kizira kandi iherezo ryabyo ntabwo ari ryiza. Mu gitabo cya Yobu igice cya 24 murongo wa 9 niho handitswe ijambo ngo hariho abashikuza imfubyi kwibere. Hariho abashikuza imfubyi kwibere bagafatira icy'umukene atunze. Hariho abashikuza imfubyi kwibere. Ijambo gushikuza imfubyi kwibere bishatse kuvuga iki? Gushikuza imfubyi kwibere numva ngo iyi mfubyi nyina yamaze kuyibyara arapfa, sibyo? Hanyuma haboneka undi mubyeyi witangiye kuyonsa. Uyu muntu ushikuza imfubyi kwibere ati hafi uri konsa iki? Waretse agapfa. Tumva? Uwo ni umuntu ushikuza imfubyi kwibere. Ntabwo rero konsa ari ukutanga akabere nyakabere, ahubwo numva ngo n'uyu muntu washatse igikoma cyo gufasha imfubyi ari gushaka ko imfubyi ikura. Siko biri? Yonka. Hanyuma we wagomba kujyana iyo bibero urayigotomeye. Ubwo rero ushiguje imfubyi kwibere. Ariko se pase ubwo tukiraho baguhaye 100 kandi umuntu ujya kureba ugomba gukoramo amatike, wakwikoramo tike mu mafaranga yawe cyangwa wakora mu yo baguhaye? Oye, itike birumvikana. Nabyo byaterwa na nyiri kuguhaye ibyo 100. Yavuze ati ibyo 100 ubimperera abanaba icyakora kubera urugendo urakora ugiye kubishyikira, sibyo? Itike uyikuremo, ugakuramo itike nyine wagendeyeho. Wenda nicyo wariye muri restaurant ujyayo, nta rubanza rukuriho. Ariko ikibazo nuko gukora raporo inyuranye n'ukuri. Yego. Kandi nzi ko iryo jambo waryumvise ngo Imana iti nta cyantera umunezero waruta uwo kumva ko abana banjye bagendera mu kuri. Bagendera mu kuri. Ese pastor ntabwo bishoboka ko umuntu nyine nta kandi kayira gashoboka umuntu yaca kugira ngo anezeze Imana n'abantu? Ijambo kunezeza abantu ntago bivuze ko wenda kunezeza, hari aho kunezeza abantu byaba byiza, sibyo? Gukora ibyo gukiranuka, uranyumva? Gukora ibyo gukiranuka bikuyemo ibintu byinshi cyane. Uko kugendera mu kuri kwanezeza abantu. Uti gute rero? Umuntu nuvuga ngo nshobora kugenda nkamubwira nti ndashaka ideni, ndashaka kumpa ideni, nzakwishyura ku itariki n'iki. Tumva? Iyo tariki namuhaye nimwishyura nzaba ngendeye mu kuri. Kuko nabwo ko nzamunezeza rero kuko nagendeye mu kuri, sibyo? Ikindi uranyumva? Niba mbwiye umuntu nti iki nzakiguha, simuriganye, simuryarye, kuko njye wabimubwiye wamusezeranije, ikintu nkakimuha ngendeye mu kuri, nabwo nzamutera kunkunda ko nzamunejeje kuko ibyo namubwiye mbikoze. Siko birise? Noneho ukunezereza abantu nshaka kuvuga ntabwo ari uko. Ndashaka kuvuga ko no kunezeza abantu kuko Yesu atangwa abantu banejejwe nuko bakize icyari kibabangamiye, kuko Yesu yababuzaga ibyaha kandi ari byo bahisemo. Yego. Uyu munsi narindi kubaza ngo
n'ubundi ubwo buryo umbwira ntabwo numva ko ari ukunezeza abantu ko n'ubusanzwe bisa nko gukora ibyari bikwiriye gukorwa, ariko noneho inshuro nyinshi mu kunezeza abantu dukurikije ibyo biri yita kunezeza abantu bitari ukunezeza Imana, n'ubundi tubona ari ukubanezeza mu bibi, kuko ari byo ari ugushyigikira ibibi bakora aho kugira ngo tubibahane. Kuko ikibabaza abantu n'ubusanzwe nk'itorero dukora ni ukubwira abantu kuva mu byaha kandi bibaryoheye, babihisemo nk'ubuzima bwabo. Bigatuma rero kugira ngo unezeze abantu ni uko babwira ngo ibyo byihorere, ngo ntimugacire abantu imanza, ngo Imana niyo mucamanza, n'ubundi tuzajya mwebwe nta kibazo, ku buryo unumva nkanjye uba mu itangazamakuru ry'iyobokamana nibyo bintu tubaho. Iyo ubwiye abantu uti Imana izabahana, yemwe bantu mugira gutya, komenti nyinshi wakira, ariko wigize umucamanza, ubundi se uraca imanza uri Imana, ubundi se, ku buryo uhitamo kwicecekera. Aha ntabakomeretsa, ku buryo ubona ushaka no guhomba inshuti ukemera kutongera kuvuga ibyo, ugahitamo nyine kubihora kwa ngo mumane neza. Ngiye ndi kwibaza rero, nta gatekinike umuntu yakora ku buryo abo bantu badashaka kumva ukuri kw'Imana kubarya ubanezeza kandi ukananezeza Imana ishaka ko kubakurugutura. Ntabwo icyo gihe ntabwo waba unejeje Imana. Ijambo kunezeza Imana ni uvuga ngo ikinezeza Imana kikanezeza n'abantu, ni ikintu ukoze nyine ukiranuka, noneho abashaka kujya mu ruhande rw'Imana kikabanezeza, abatabishaka ubwo ntawe kigira gute, ntabwo cyabanezeza. Babyumva? Ntabwo cyabanezeza. Gusa rero Yesu yaravuze ngo hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka. Bivuze ngo burya gukiranuka nako barabirenganirizwa. Cyane. Matayo igice cya 5 umurongo wa 10. Hahirwa abarenganirijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Tumva? Niba rero abantu banyanze kubera ko mvuga ukuri, twemeze na Paulo yabwiye Abaefeso atese noneho mpindutse umwanzi wanyu kubera ko mbabwije ukuri. Urabyumva? Yabwiye n'Abagalatiya, yabibwiye ti noneho mpindutse umwanzi wanyu kubera ko mbabwije ukuri. Bigaragara ngo rero niba rero tuvuze ukuri akaba icyo tuzira nta kibazo, ariko akaba ari ukuri turi kuzira. Urabyumva? Yego. Icyo dusabwa abantu nanone mu kubabwira wenda ko umunyabyaha azarimbuka, nibyo tubabwire rya jambo imbabazi naryo rishoreye ubutumwa tuvuga. Hari ijambo Paulo yandikiye Abakolosayi igice cya 4 umurongo wa 6, ati ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana risize umunyu. Mbega kubabwira ijambo twarisize umunyu mu bundi buryo, wereka umuntu ko atari mubi, mbega ngo wewe wite mwiza, ahubwo ukamubwira uko biri kose mwene data iki cyaha Imana iracyanga, kandi uko ishaka ko nyireka niko nawe ishaka kukireka, uko ishaka kukireka niko nanjye ishaka ko nyireka, nubwo naba ntacyo nkora. Tumva? Ariko ubwo mba ndi gusiga ijambo umunyu, niko gusiga ijambo umunyu. Tumva? None singe kumwishima hejuru ndakarabye nurimbuka nakazi kawe oye. Icyo gihe ubutumwa mba mbusize urusenda. Urumva neza? Aruhita ruryana. Mba mbusize urusenda. Ariko niba ntanze ubutumwa nasize umunyu. Urumva? Yego. Imana yashaka ko ibi byaha tubireka, nubwo nge naba ntabyo nkora. Yego. Icyo gihe nicyo bita rero gushaka uburyo umuntu muhugura kandi nkanamushimisha, ariko ntamushimisha mvuga ngo nakora ibyaha ngo ntacyo azaba. Ibyaha nabigumemo, n'ubundi Imana n'umutunzi w'imbabazi, twakijijwe n'ubuntu, ntabwo byavuye ku mirimo myiza dukora, kuko bivuze ngo ibyaha ni ibyo dukora. Kandi niba dukizwa ku bw'ubuntu, ubwo nta imirimo nta kivuze ku gakiza kacu, ni inyigisho zisakaye. Erega ni icyitonderwa ayo magambo yavuzwe na Paulo. Uranyumva? Ariko nayo ni ukwitonda, kuko ni nawe wavuze tese none dukora ibyaha ngo ubuntu bw'Imana busage, ati ntibikabeho. Urabyumva neza? Ni rero wavuze atyo. Sikabire? Noneho rero burya hari ijambo navuze ryo muri Matayo igice cya 22 umurongo wa 29, aho Yesu yavuze ati mwarahabye kuko mutamenye ibyanditswe. Iyo usomye mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero igice cya 3 umurongo wa 16, usanga Petero yanditse ati mbene data mumenye yuko kwihangana k'umwami wacu ari agakiza, ati nkuko
mwene data Pawulo yabivuze abwirijwe n'ubwenge yahawe ariko agerekaho ijambo ati cyakora inzandiko ze zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa iby'abaswa bagoreka wabyumvise neza ubu nwango abantu bagoreka inzandiko za Pawulo nabaswa urabyumva neza nashaka aba yarize afite doctora uko yaba ameze kose ati cyakora inzandiko ze zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa iby'abaswa bagoreka bakizanira kurimbuka ntabwo bizanira amahoro bizanira kurimbuka zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa iby'abaswa bagoreka tumva iby'abaswa bagoreka nkuko bagoreka ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka wabyumvise neza nuko bigaragara ngo rero utitondeye inzandiko za Pawulo ushobora kugira gute kwizanira kurimbuka kuko wazisobanura uganisha mu irari ry'umubiri wawe kandi atariko Pawulo ashaka kuvuga urumva niba avuze ati twakijwe kubw'ubuntu siko biri ntibyavuye ku mirimo ntibyavuye ku mirimo ibwo ni nkaho yavuze ati nta mpongano twatanze sibyo nta kiguzi twatanze ko nta kiguzi watanze kugira ngo ukizwe ntiwumva ariko ntavuze ngo nuko urakomeza ugakora ibyaha oya ahubwo niba narakijwe ku buntu nta kiguzi ntanze kuki nshaka gukana akakizwa hari icyo ampaye wamugane mutange icya 10 n'amaturo kugira ngo Imana ibemere oya aho biratandukanye icya 10 n'amaturo biratandukanye sibyo icya 10 n'amaturo ni imirimo yo gukiranuka ni imirimo urumva ariko ijambo ahubwo ngo kugira ngo ngusengere ubone iki banza unshakire iki hariho no kubwira ngo ugere kuri iki hari ibintu Imana yambwiye ariko kugira ngo nikubwire uzanshake kandi uzazana ituro yego aho gaho naho icya 10 n'amaturo Bibiliya tubwira ngo Imana ikunda umuntu utanga anezerewe yego ahubwo ndetse bikavuga mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 7 ngo umuntu wese atange nkuko yabigambira mu mutima we atinuba kandi adahatwa mbega bitutse ku mutima we ati nkuko unsura wagera iwanjye nkamenya nti Pamfile ese arararira iki ararya iki ntabwo ari wowe ubintegeka niko n'Imana ishaka ko dukora umurimo wawe gutyo atavuga ngo twabigwe na kana oya tuzi ko ari ngombwa nkuko n'uwo muntu wagusengeye wowe ku bushake bwawe kavuta uko biri kose numvishe namuhi ibyo n'ubushake bwawe ariko atari nyiri gusenga ngo n'Imana irabimbwiye ngo mpibi reka Imana namye ngo mpituro aba diaspora nibo barushye rero niba nuko amafaranga yo hanze aba afite agaciro kanini abavuga ati niyo wampa ijana ry'iwanyu ni menshi wacu abantu baruhijwe cyane n'iki kintu ariko koko nkuko bivuze ni ikibazo cy'uko abantu bahabye babijwe no kutamenya ijambo ry'Imana nagira ngo nubundi tubakire mu dusengere ariko mbere ko mu dusengera ndashaka ko mu dusobanura kuri kano kantu gatoya kuvuga ngo niba udashobora kwiringira ibyiza Imana yakubwiye ngo nukora nibibi ukomeze wiringire bya bindi byiza turaza kubana gute n'aya masezerano n'ubuhanuzi buri buhoraho bubwira abanyabyaha ko nivuga abanyabyaha ndavuga umuntu wese ukunda gukiranirwa akabikora nubwo yaba ari mu murimo w'Imana ashobora kuba ari pasiteri ashobora kuba ari umuvugabutumwa ashobora kuba afite n'ibindi bintu byinshi akora ariko nyamara afite ubuzima bwe bwubakiye ku byaha ubutaka yubatseho yarawuriganije uwo yatsa amabati ntiyamwishyuye abafundi yakoresheje ntiyabishyuye n'ibindi byaha by'amoko menshi bitandukanye ariko iyo yicaye gisenga umuhanuzi aturuka hirya nk'iyagatera tumva uko Uwiteka avuze mwana wanjye ndakongeye ngo haye n'indi modoka buriya rero abahanuzi bameze batyo nibyo biri tubwira ngo bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi urumva nibyo Yeremiya yahanuye mu gice cya 23 uhereye ku murongo wa 13 ageza ku wa 14 avuga amagambo ateye atya Yeremiya 23 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 14 aravuga ati nabonye ubupfapfa ku bahanuzi b'i Samariya uko bahanuriraga mu izina rya Bali bakayobya ubwoko bwanjye Isirayeli no ku bahanuzi b'i Yerusalemu nababonyeho ibibi bishishana barasambana
bagendera mu binyoma kandi bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi kugira ngo hatagira uva mu byaha bye. Bose bamereye nk'isodomu, bose bambereye nk'isodomu n'abahatuye nk'igomora. Urumva neza? Abahanuzi bakomeza amaboko y'inkozi z'ibibi. Wabyumvise neza? Amaboko y'inkozi z'ibibi. Abo rero nibo Bibiri ivuga ku murongo wa 17 muri Yeremiya 23 ngo bahora babwira bansuzugura bati Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. Wabyumvise neza? Bahora babwira bansuzugura bati Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. Aho nta kuri kurimo. Ariko wasoma Yeremiya 18 umurongo wa 9 na 10 ugasanga Imana ivuga iti kandi igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo mbashingishe intege kandi mbameze, ariko bakanga bagakorera ibyaha imbere yanjye ntibumvire ijwi ryanjye, nzahera ko ndeka ibyiza niyo navuze ko nzabagirira. Urabyumva neza? Nzahera ko ndeka ibyiza. No kuba ko Imana ishaka kukugambirika ko mwana wanjye nzakugira nzayimana. Ariko mu kanya gategete bati ndabihinduye. None si ijambo ry'Imana se? Nzahera ko ndeka ibyiza niyo nagambire kubagirira. Ubwo rero kubaka ku bitekerezo byawe nturebe iki ijambo ry'Imana rivuga, ibyo ni ukwibeshya cyane. Ubwo ni nabyo bisiga bitera abantu baguye bagahita bashaka kwisohoreza iby'Imana avuze ko Imana anze kubisohoza. Ni Imana yavuze ati nzaguha inzu, ugasanga umuntu araje avuga ati ndagusengera, ariko Imana yamenye ngo ino nzu yo urayima. Urumva nyine ko aho ngaho nyine agiye kuyoba, agiye kubeshya. Twasomye ijambo ry'Imana yatubwiye ngo gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Ntabwo ari ubutekamutwe buzagukoreshereza. Ni gukiranuka. Murakoze cyane Imana wamugisha mudusengera. Amen. Kadusenga Imana. Mana data twese oraho, ndagushimye mu izina rya Yesu. Urakoze ko iri jambo kunze ko rivugwa, inama zitanzwe ni nyinshi, ariko kuzishyira mu bikorwa bisaba imbaraga zawe. Twashakishije mu byanditswe byera dusanga mu bigushimisha, ushimishwa nuko abantu bahinduka bakagira imitima mishya, ntibishushanye n'ab'iki gihe. Urashaka ko dukora ibyo gukiranuka, tugakunda kubabarira, tukagendana n'Imana yacu twicisha bugufi. Ibyo niba tubikoze byanze bikunze uzaduha n'ibidukwiriye, cyane cyane uzaduha ubugingo buhoraho. Ariko tukiri no muri iyi si uzamenya ibidukwiriye. Urashaka ko tugendera mu kuri ngo bizagutera umunezero ukomeye. Mu izina rya Yesu ndasenze ngo abo Satani yariganije bakagendera mu binyoma, bagashaka ubutunzi bushakishwa ururimi rubeshya, ubereke kwihereza atari ryiza. Ndasenze ngo abagiye barya iby'imfubyi, ibyagombye gufasha abapfakazi bakabigira ibyabo, nyamuneka kubasure, ubereke ko nta mahoro abanyabyaha, baguhindukire nawe bagarukire, ko n'ibihana babikuye ku mutima nawe urababarira. Urakoze ishimwe cyane kuradufasha. Nyamuneka biki gihe uko bifashe tukitandukanye nabo, katurinda gushaka ishimwe ry'abantu nka Pilato washatse kunezeza abantu agatanga umwana wa Yesu Kristo kandi nta cyaha mubonyeho kubera gushaka ishimwe ry'abantu. Mu izina rya Yesu ko niko nabiki gihe tugezemo, birengagiza ukuri bagaca imanza zibera, abagombaga gutsinda bagatsindwa kubera ko hari aho bashaka kunezeza, abagombaga gutsindwa ahubwo bagatsinda. Nyamuneka Mana gira icyo ukora, wereka abantu ko gukiranuka n'imanza zitabera ari byo bigushimisha. Ijambo rya niko ritubwira. Urakoze cyane ko wumvise, ngaho dufashe Mana, tugende dushakashaka ibyakunezeza. Urakoze kuzabishoboza buri wese urabyifuza. Mbisenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.